Amen. Hanyuma tugiye gusangira ijambo ry'Imana icyaba wese hano akabyumva neza kandi akarishyira mu mutima we, Kristo Yesu akaza gutura muri we. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rifite umutwe cyangwa se intego ivuga iti: Kristo Yesu inkingi y'ubuzima ku mukiranutsi wese. Kristo Yesu, Umwami Yesu inkingi y'ubuzima ku mukiranutsi wese cyangwa se uwakijijwe wese. Amen. Iyi ntego yacu irashyigikirwa n'ingingo eshanu. Cya mbere turabanza turebe Kristo Yesu ari we. Icya kabiri turareba icyatumye aza mu isi, impamvu yamuzanye mu isi. Icya gatatu turareba intego ye ku bana b'abantu. Yesu ashimwe. Hanyuma turebe impamvu Yesu Kristo ari inkingi y'umukiranutsi. Turebe n'icyo twakora kugira ngo tumwakire. Amen. Hanyuma mumfashe dufate Bibiliya, abazanye agenda bazifate. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ndizera ko mwahageze, mureke dusome. Umurongo wa mbere uravuga ngo: mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Reka dusubiremo. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Twese tuvuge cyane ngo amen. Amen. Yesu ashimwe. Intego y'ijambo ni intego igira iti: Kristo Yesu inkingi y'ubuzima
ku mukiranutsi wese. Yesu ashimwe. hanyuma dutangisha ijambo ritubwira ko mbere na mbere hariho ijambo, ariko iryo jambo kubaza kubabwira uwo Yesu Kristo ari. Amen. Yesu Kristo ijambo ry'Imana ritubwira ko ari we jambo ry'Imana. Amen. Ijambo ritubwira yuko ari we jambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo byaremye isi. Ubwo bishatse kuvuga ko uyu Kristo ubwe ari Imana. Amen. Ijambo rya Kristo Yesu ni Imana, kubera yuko mbere na mbere yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo akaba yari Imana. Amen. Kristo Yesu cyambere kiremye nuko ari jambo, kandi jambo akaba ari Imana. Amen. Haleluya. Hanyuma muri rino jambo tubonye yuko uwo jambo muri we hari ikintu bita umucyo. Amen. Muri uwo jambo cyangwa se uwo Kristo Yesu muri harimo ikintu bita iki? Harimo umucyo. Muri we harimo ubuzima, kandi ubwo buzima ni umucyo. Uwo mucyo ukabuvira mu bantu. Icya mbere kandi icya kabiri yuko Kristo Yesu ari umucyo, akongera akaba ubuzima. Amen. Muri Kristo Yesu niho tubonera ubuzima, kandi Kristo Yesu niwe buzima, ikindi akaba umucyo uvira mu isi. Kristo Yesu ni umucyo, akaba ubuzima bw'umukiranutsi. Ubwo uwizeye wese, uwizeye Kristo Yesu wese, kuko muri Kristo Yesu harimo ubugingo, uyu muntu nawe agomba kuba afite ubugingo. Turi uwo Kristo Yesu ari. Icya mbere tubonye yuko Kristo Yesu ari ijambo cyangwa se ari Imana. Icya kabiri tubonye ko Kristo Yesu ari ubuzima. Icya gatatu tubonye yuko Kristo Yesu ari umucyo. Amen. Kwese turabyumvise. Icya mbere Kristo Yesu ni Imana, icya kabiri ni ubuzima cyangwa ni ubugingo, icya gatatu ni umucyo. Amen. Yesu ashimwe. Hanyuma ikindi ni uko Kristo Yesu ari umukiza. Uwo ni we witwa Kristo Yesu. Kristo Yesu ni umukiza. Kubera iki Kristo Yesu ari umukiza? Ni ukuvuga ngo Imana ishyira mu muntu yakoranye imwishimira, imurema afite ubwiza bw'Imana n'ubudahangarwa n'umucyo w'Imana ugendera kuri we, ariko umuntu akimara gucumura. Yesu ashimwe. Ubwiza bw'Imana burahuka. Imana yari yararemye umuntu umukunze, itubuze reka ntibe uburyo cyangwa se iyindi misiyo yo kuza kwiyegereza umuntu. Nongere muhindure icyaremwe gishya. Aha niho misiyo yo kuza kwa Kristo Yesu yabonetse, arangije araza. Dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko Imana yakunze abantu bari mu isi, byatumye yohereza umwana wayo w'ikinege, kugira ngo wa muntu wese umwizeye atarimuka, ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Kuko Kristo Yesu ari umukiza. Ni umukiza, araza akadukiza, akadukura muri ya ngoyi y'urupfu, kubera ko ibirego by'ibyaha ari urupfu. Impano y'Imana ikaba ubugingo buhoraho. Kristo Yesu icya kane ni umukiza. Amen. Yesu ashimwe. Hagira umuntu udusomera mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Cya kane Kristo Yesu ni umukiza. Igice cya 4 umurongo wa 12 wonyine. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo
nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukizwamo. Iri zina ni Kristo Yesu. Amen. Kristo Yesu yabariwe umukiza. Haleluya. Nta rindi zina rishobora kumukiza, nta rindi zina ufite ushobora kwishingikirizaho uretse Kristo Yesu wenyine. Kristo Yesu ni umukiza. Amen. Haleluya. Icyo ni icyakane. Icya gatanu ni uko Kristo Yesu yapfuye akazuka agasubira mu ijuru, yaje mu isi aje kudukiza. Amen. Arangije misiyo y'uburangiye, aricwa, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka, arangije asubira mu ijuru, n'ikirere ubaye iburyo bw'Imana Data. Amen. Icya gatanu ni uko yapfuye agahambwa, yarangiza kuzuka agasubira mu ijuru. Icya gatandatu rero aricyo gikomeye. Icya gatandatu, hagira ufata Bibiliya adusomere mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 n'uwa 30 kugeza kwa 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 32 n'uwa 33. Umwana w'umuntu ko azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe. Ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, igashyika ku ntebe y'ubwiza bwe. nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Amahanga yose icyo gihe azongera ateranirizwa imbere ye. Abarobanure nk'uko Nuko narangiza abarobanure nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene. Intama ishoboye azazishyira iburyo bwe, ihene narangiza azishyire ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwese bakristo bashishijwe bo mu itorero rya Kizenga, abo Data yahaye umugisha. Murage ubwami bwabatunganije uhereye kera cyane mu kurema kw'isi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Icya gatandatu rero nicyo gikomeye kivuga ko Kristo Yesu azagaruka mu isi, akaza aje gucira urubanza abari mu isi yose. Kristo Yesu azagaruka, nta kabuza azagaruka, aza kurobanura intama mu ihene, afate intama azishyira iburyo bwe, hanyuma ihene azishyira ibumoso. Nibwo azabwira abakiranutsi bose ati, muze mwinjire mu bwami bwateguwe kera. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyo nicyo cya gatanu. Cya gatandatu twavuga ko Kristo Yesu ari cyo. Icya mbere ni Imana, icya kabiri ni umucyo, ni ubuzima kandi, icya kane ni umukiza, icya gatanu yarapfuye, arahamba, arazuka, asubira mu ijuru, ubu yicaye iburyo bw'Imana Data, ategereje n'uko igihe kigera akagaruka mu isi gushyiraho ibyaremwe byose. Ibyaremwe
byose bizinjira mu rubanza. Haleluya. Ibyaremwe byose bizinjira mu rubanza. Turi ku ngingo ya mbere ivuga ko Kristo Yesu ari we. Hanyuma tugiye kureba ingingo ya kabiri ivuga impamvu Kristo Yesu yaje mu isi. Hano turarebaho ibintu bine. Icya mbere ni uko uyu Yesu waje mu isi yaje azanywe icya mbere gusohoza umugambi w'Imana ku bantu. Icya mbere Kristo Yesu yazanywe no gusohoza umugambi w'Imana ku bantu. Soma ijambo ry'Imana, hagira udusomera Yohana 6 umurongo wa 38. Kristo Yesu yazanywe no gusohoza umugambi w'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 38. kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo mwishakiye. Kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo mwishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. ahubwo kandi nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi. Kandi nanone ibyo uwantumye ashaka ni ibi: ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nziza. ni ukugira ngo mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kizimira, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Imana iguhe umugisha. Amen. Impamvu ya mbere Kristo Yesu yaje mu isi kwari kugira ngo asohoze umugambi w'Imana ku bantu. Uyu mugambi w'Imana wari uwuhe? Nabivuze nti kubera ko umuntu yari yaracumuye, Imana yateguye undi mugambi wo kongera kumwiyegereza. Niko gupanga bisaba kohereza Kristo. Kandi Imana ubwe twabonye ko ari ijambo, uri ijambo akaba Yesu. Bishatse kuvuga ko uyu Kristo yitegereje abantu akimara kubarema, bakimara gucumura, araje arabateka noneho nitange bano bantu bongere biyegereze. Araje araza yihindura umuntu kugira ngo misiyo ye isohozwe. Iyo ni impamvu ya mbere ko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gusohoza umugambi w'Imana ku bantu. Impamvu ya kabiri, yazanywe no gukiza abanyabyaha. Ijambo ry'Imana dusomere nanone Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 26. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 26. kuko iyo biba bityo aba yari ukwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Ugihagaze dusomere n'ubundi urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 15. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 15. Umurongo wa 15. Avuga ngo 15, iri jambo niyo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose. Iri jambo niyo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. yuko Kristo Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha. muri bo nige
gukiza abanyabyaha. Amen. Kumva Kristo Yesu tukamubwirwa mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo, ariko none menya yuko yazanywe nawe, ni wowe w'imbere, ni wowe w'imbere mu cyatumye Kristo Yesu aza mu isi, kwari kugira ngo ankize, kwari kugira ngo amukize, kubera yuko turi abanyabyaha, kubera yuko turi abanyabyaha. Yazanywe no kugira ngo aduhe ubugingo, yazanywe no kugira ngo adukize igihano cy'icyaha, ariko urupfu. Amen. Uyu Kristo Yesu yazanywe no kudukiza twebwe abari gucibwa n'iteka kubw'icyaha, ariko Kristo Yesu araza kugira ngo tubabarire. Hanyuma nitwongera kumwizera, nitwongera kumwakira, twongere tube dusubirane wa murage twahoranye mbere, kubera yuko Imana ishyira mu muntu yari yaramuremeye kurama, yari yaramuremeye kubaho iteka, yari yaramuremeye ibyiza, ariko akimara gucumura hahita haza intambara y'uko umuntu atagomba kurama, agomba gupfa rwose. Niyo mpamvu ibintu twambaye niho hahandi igomba gupfa, tugomba gupfa, ahubwo hahirwa umuntu wese umwakira, kuko uyu muntu abitse ubugingo buhoraho. Iyo ni impamvu ya kabiri yazanye Kristo mu isi. Hanyuma impamvu ya gatatu ni uko yazanywe no kuzana umucyo mu isi y'umwijima. Uyu Kristo Yesu yazanywe no kuzana umucyo mu isi y'umwijima. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 umurongo wa 46 haravuga ngo naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese atagendera mu mwijima. Yesu yaje mu isi ari umucyo kugira ngo umuntu umwizeye wese atagendera mu mwijima, ahubwo yongere kugendera mu mucyo. Isi yacu ni umwijima, n'ibyaha byinshi, n'umuruho, niyo gushyirwaho iteka, ariko noneho Kristo Yesu yaraje aza kubwanjye nawe kugira ngo akure mu mwijima muri twebwe. Umuntu wese umwizeye atagendera mu isi y'umwijima, ahubwo agendere munsi y'isi y'umucyo. Ijambo ry'Imana turi kwiga rifite rivuga ngo Kristo Yesu ubuzima, inkingi y'ubuzima ku bakiranutsi bose. Intego ya gatatu cyangwa se impamvu ya gatatu ni uko yazanywe no gukura umwijima, yazanywe no kuzana umucyo mu isi y'umwijima. Hanyuma intego ya kane, impamvu ya kane ni ugutanga ubugingo buhoraho. Ngiyi impamvu ya kane yazanye Kristo mu isi. Yazanywe no kugira ngo wowe wicaye hano, wowe yakunze kera utarabaho, nawe uzahabwa ubugingo buhoraho. Uyu Kristo Yesu inkingi y'ubuzima ku mukiranutsi wese, yazanywe no kugira ngo amuhe ubugingo, yazanywe no kugira ngo amuhe ubuzima. Nta kindi cyamuzanye, nuko yarebye kubona turi mu isi y'umubabaro, mu isi y'agahinda, mu isi abantu batagendera mu mucyo wa gato, ahubwo abantu bagendera mu mwijima. Araje asaba no kugira ngo aduhe ubugingo. Imana ishimwe. Yohana 6:51 niho hari ijambo rivuga ngo nije mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose. Nije mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya kuri uwo mutsima azarama
ubugingo buhoraho. Iyo ni misiyo cyangwa se ni impamvu ya kane tubonye yamuzanye. Hanyuma intego ye niyo yiyo kandi ni ukugira ngo ibyaremwe byose ikiremwamuntu kizamwizera gihabwe ubugingo buhoraho. Kristo Yesu dukwiriye kumwakira rwose, dukwiriye kumwumva kandi tukamwizera, kuko niba wenyine agakiza gaturukamo, nta handi kaboneka, nta handi agakiza kaboneka, kuko Kristo Yesu ari we gakiza. Yazanywe mu isi no kudukiza. Intego ye ku bantu, icyo yifuza kuri twebwe ni uko duhinduka rwose tukamwizera, kuko ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye ko umuntu namwizera akajya kuri uwo mutsima azabaho iteka. Uwemera kwakira Kristo azarama, kuko niwe bugingo, niwe mucyo, niwe buzima. Bari muri gusinzira mugerageze kugira ngo ubwire ijambo ry'Imana. Kristo Yesu yazanywe mu isi no kugira ngo uhabwe ubugingo. Iyo niyo ntego ye kuri wowe, wowe wicaye hano. Intego ya Kristo Yesu kuri wowe ni ukugira ngo akurokore, agukize, agukize. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma ingingo ya kane ya gatanu navuga ngo kubera iki Kristo Yesu ari inkingi y'ubuzima bw'umukiranutsi. Kubera iki Kristo Yesu ari inkingi y'ubuzima bw'umukiranutsi wese. Somera ijambo ry'Imana no bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere tugeze umurongo wa 3. Turimo turasoza. Umuzabibu w'ukuri, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data we ni nyirawo uwuhingira. kandi Data uwo ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri Beteli ryo abikuraho, ishami ryose ritera imbuto ryo kuri njye arikuraho. iryera imbuto ryose aryanganya amahage yaryo, rirusheho kwera imbuto. Iryera imbuto ryose aryanganya amahage yaryo yose, kugira ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, kandi none mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye nababwiye. Yesu ashimwe. Impamvu Kristo Yesu ari ubuzima, ubuzima cyangwa se ari inkingi y'ubuzima bw'umukiranutsi wese, ni uko uyu Kristo Yesu ari umuzabibu, ni igiti gihagaze, hanyuma twebwe tukaba amashami ducometse kuri we. Bishatse kuvuga ko utari kuri we nta buzima. Udacometse ku buzabibu, utari kuri Kristo Yesu, ndakurahiye nta buzima, kuko umuzabibu ari Kristo Yesu. Hanyuma ibitunga amashami bikaba biva muri Kristo Yesu. Ngiyi mpamvu Kristo Yesu ari inkingi y'ubuzima bwawe, ariko akaba inkingi y'ubuzima bwawe niba waramwakiriye koko. Niba uri hano waramwakiriye koko, ngiyi mpamvu ituma Kristo Yesu ari inkingi y'ubuzima bwawe. Hanyuma reka dusome ijambo risoza, turebe impamvu uyu Kristo Yesu cyangwa se icyadufasha kumugumaho,
kugira ngo tudahinduka amahage tugakurwaho kuri bo. N'ubundi muri kino gitabo cya Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 n'uwa 6 dusomere. Nije muzabibu kandi namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we. Uwo ni wowe imbuto nyinshi. Uwo ni wowe imbuto nyinshi. Kuko ntacyo ubasha gukora mutanzi. Ndababwiza ukuri nta kintu mubasha gukora mutafite. Biri mu gice cya 8:31. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Mu muriro agashya. Igice cya 8:31 wonyine. Nizere ko muri gukurikirana mwese. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, bamaze kumwemera ati, nimukuba mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Umurongo wa 32 uravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi uko kuri ko kuzaba bacu. Amen. Nakoze Imana iguhisha kwifatanya nanjye gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma impamvu turi kureba cyangwa se impamvu ishobora kudufasha kuguma kuri Kristo Yesu, isoko cyangwa se inkingi y'ubuzima n'umukiranutsi, icyo dukwiriye gukora ni uko dukwiriye kuguma kuri we, kuko ari umuzabibu natwe tukaba amashami. Hari ijambo riri mu gice cya 7 cya kino gitabo umurongo wa 38 rivuga ngo umuntu nanyizera imigero y'amazi y'ubugingo iyo mwizatera ibiva mu nda yiwe. Turasabwa kwizera Kristo kugira ngo tumwakire, kugira ngo tubone buno buzima, kuko Kristo Yesu ari inkingi y'ubuzima bw'umukiranutsi. Kristo Yesu ni inkingi y'ubuzima bwawe niba waramwakiriye, niba waramaze kumenya umumaro akumariye. Ese wabuze umumaro Kristo Yesu amaze kuri wowe? Kandi se wamaze kuhishurirwa icyatumye Kristo Yesu ava mu ijuru, yari yifitiye ubwiza bw'ubumana bwe, akaza mu isi akababazwa ku bwawe. Ese abantu wabizi? Ese Kristo Yesu waba ukeneye kumwakira, kumutuza muri wowe ngo ugumane nawe, ukari we soko y'ubuzima, ukari we nkingi y'ubuzima? Amen. Abasabe buri wese wumva ashaka ko bafatanya gusenga Imana kugira ngo dusabe Kristo Yesu inkingi y'ubuzima bw'umukiranutsi aze kubana natwe, aturane natwe, duhorane nawe iteka. Haguruke dusenga Imana. Buri wese wumva ashaka ko Kristo Yesu ijambo ry'Imana aza kubana nawe, agaturana nawe, ahaguruke kugira ngo dusabe Imana, dusabe Kristo, dusabe Umwana w'Imana, dusabe buri wese kwitangira abantu, amanuka natwe, aturane natwe, tujyane nawe, kandi n'imitima yacu irushaho kutwemeza n'uko twamwakiriye,
uko twakijwe kasabe usanga aho urabategereza mikoro senga dusenge Yesu Yesu kumari nawe kuya ntaze kure yacu ahubwo tubasha atanga kuriwe Yesu mwana w'intama kandi w'Imana imitima yacu iramukeneye imitima y'abanyacyizere bikeneye Kristo kugira ngo baturane nabo turagushimiye Imana yacu turagushimiye kugerageza kwawe turagushimiye amagambo yawe meza twumviye ku yawe ukoresheje imigisha umukozi wawe turagushimiye kuko yubatse ubugingo bwacu n'uhabwa icyubahiro mwami mushimwe none isaha uteganya imibaro mbere abakozi barahagurutse ni ukuri mwumvise ko bazakuranije ijambo ryawe mwumvise ko bageze uko bishakiye mwumvise ko batakwakira mu bugingo none barabashije kuhaguruka nabo barahagaze mwami bagirire neza turabasengeye turabigingiye kasabe niba haba hari umuntu wari warasubiye inyuma mu mutima
cyangwa se hari umuntu ushaka kwakira Kristo umwami n'umukiza we bwa mbere, haguruke niba hari tumufashe gusenga Imana. Murakoze. Reka nsaba abarwayi bose bahaguruke tubasengere mu izina rya Yesu. Abarwayi bose bahaguruke tubasengere. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira ko uri Imana yacu, kandi kuva kera kose iyo wakizana imitima wakizana n'imibiri mu izina rya Yesu. None ubwoko bwawe dore imibiri yabo irarushye irarwaye, kandi umubiri ntushobora gutuma ubugingo bukumvira imibiri itameze neza. Niyo mpamvu usengera ubwoko bwawe kugira ngo ubukize mu izina rya Yesu. Twirukana imbaraga mbi mu izina rya Yesu. Uburwayi bw'amayoberane tubukurushaho, uburwayi budasobanutse bwose turabwirukanye, indwara zitandukanye, indwara z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Tanga ubuzima buzima, reba bushyashya byagenda muri bo, ubaka inamiri bushyashya mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka, kandi igihe gikwiriye ubwoko bwawe buzashima izina ryawe mu izina ryawe ryera. Amen. Data wa twese abaho umugisha. Urakoze. Amena. Nishimye kandi hafi icyubahiro arakoze, kandi ahakumira Imana ngerezuzemo kugira ngo ajye abona ibyo kugaruka ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe rero.